ukuntu byaje kugenda ngo baguze rikeri ngo bamushyiriramo supaguru bamusigaho aribwa mu nda. Urumva twagize ubwoba nk'abantu bo muri karitsiye kubona umuntu w'umubyeyi mu gitondo wari muzima, mu kandi kanya ukumva ngo yapfuye. Mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru mbi yahamuye imitima ya benshi, ni inkuru mbi yashenguye imitima y'abatari bake, ni inkuru mbi rero yumvikanye hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo. Umugore uri mu kigero cy'imyaka 35 y'amavuko yaje gupfa ku iki gicamunsi hari ku itariki zisanga 14 z'ukwezi kwa 5 2026, ubwo uyu mugore rero yaje gusangwa mu nzu yitabye Imana yapfuye urupfu rw'amayobera, urupfu rutunguranye cyane. Bamwe mu baturage bavuga yuko uyu mugore yatashye mu masaha ya nimugoroba arangije ajya mu nzu ahita aryama arasinzira, mu gitondo niyakanguka nibwo baje mu masaha ya saa sita baje kumukomangira basanga narabyuka, nibwo bahise bahamagaza inzego z'ubuyobozi, mudugudu, gitifu na mutwarasibo. Bahageze baca runo rugi basanga umuntu yarangije kwitaba Imana. Uyu mugore yibanaga, uyu mugore yari yarabuze urubyaro n'umugabo aramuta. Uyu mugore rero yibanaga, nibwo bafashe cyangwa nibwo bahise bahamagara imbangukiragutabara ikihagera isanga umuntu yarangije gupfa. Bahamagara imodoka ya moruge, guhamagara imodoka ya moruge yahise iza byihutirwa mu kumujyana kwa muganga. Uyu mugore basanze yapfuye abuze umwuka. Abamwishe bakoresheje supagoro ndetse barangije bayimuhera mu cyo kunywa, dore ko uyu mugore bagaragaje ko yari yanyoye n'inzoga, bivuze ngo aho yanywereye niho yaje kurogerwa bamushyiriramo supagoro mu nzoga birangira yitabye Imana. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi. Aho yanywereye ubugenzacyaha bwahise buhagera, kano kabari bagahagarika by'agateganyo, ndetse abo barimo basangira nimugoroba barindwi bahita batabwa muri yombi kugeza amagingo aya ngaya. Barindwi basangiraga batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha bubakiye ko icyaha cyo kuba bishe nyakwigendera, bakamuhereza supagoro mu cyo kunywa, barangiza bakahita bamucyura agataha, mu gitondo akabyuka yitabye Imana. Bamwe muri bo bavuye muri bagenzi babo bavuga ko abantu bagore babiri n'ubundi bagiranaga amakimbirane n'uyu mugore, rero nibo baguze supagoro bayimushyiriramo. Maginganga rero babiri bari gukekwaho icyaha cyo kuba bishe uyu mugore nyakwigendera bamushyiriyemo supagoro mu cyo kunywa. Ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ariko bose baracyari ku ishami ry'ubugenzacyaha bo ntabwo bararekurwa, nubwo babiri barimo icyangwe babiri icyaha kibahama, ariko ntabwo barakatirwa cyangwa ntabwo urukiko rurabakatira, bivuze ngo baracyakorwaho iperereza ryimitswe. Dore ko bano nabo bari kuvuga ko baroze uno mugore, nabo batari no kubyemera, bavuga yuko aba bagore bari kubabeshyira amatakira ngo kugira ngo barekurwe. Uyu mugore bagiranaga ikibazo, ariko ntabwo bari kugera ku rwego rwo kumushyira supagoro mu cyo kunywa ngo yitabe Imana, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko bano bagore n'ubundi bari bariremye mu gatsiko, n'ubundi bakazajya bajya kunywa bagasinda bakarabateza n'umutekano muke, bivuze ngo kubafunga nibwo abaturage baba bafite agahenge. Urwego rw'ubugenzacyaha rwahumurije abaturage rugira ruti umuntu wese uzagerageza gukora icyaha, urwego rw'ubugenzacyaha ruzaba ruhari ruhane uwakoze icyaha, kandi urwego rw'ubugenzacyaha rukumira n'icyaha kitaraba. Bityo rero abaturage bagiye batangira amakuru ku gihe, mu gihe ahantu habonetse amakimbirane bahamagare inzego z'ubuyobozi, ayo makimbirane ziyahoshe hakiri kare. Ngaho nguko rero aba bagore batawe muri yombi basangiraga na nyakwigendera, ubu ngubu bari guhatwa ibibazo ku ishami ry'ubugenzacyaha nabo bitana ba mwana. Aka kabari kahagaritswe by'agateganyo kugeza amagingo angana, ngo kano kabari karafungurwa, bivuze ngo mu gihe iperereza rigikorwa kano kabari karacyakomeje gafunze magingo aya ngaya. Ni inkuru rero yashenguye imitima ya benshi, abanyamakuru, inzego z'ubuyobozi, kumva ngo umugore yitabye Imana, kuhagera koko bagasanga yitabye Imana. Ni inkuru rero ibareje abanyarwanda benshi, igahamura abanyarwanda benshi, bamwe bifashe ku munwa, abandi barataka, abandi baratabaza. Bivuze ngo rero aya makuru yateye benshi agahinda. Umunyamakuru nawe mu kujya kubaza inzego z'ubuyobozi, mu gihe yari arimo abaza inzego z'ubugenzacyaha ukuntu bigiye kugenda, se bano batandatu bafunzwe bazarekurwa ryari, bazahamwa icyaha kizabahama ryari, bigenze gute? Urwego rw'ubugenzacyaha rwamaganye umunyamakuru harimo ubaza urwego rw'ubugenzacyaha bamubwira yuko we nta burenganzira afite bwo kujya kubaza urwego rw'ubugenzacyaha, ahubwo bazaze mu gihe bazaba bari gukatirwa cyangwa bazaba bari kuburanishwa, bazaba aribwo baza mu rukiko. Bityo rero nta makuru bigize bamuhereza na makeya cyane. Ngayo nguko rero yahise ataha imbokoboko azana iyi nkuru yonyine.
yuko uyu mugabo yuko uyu mugore yitabye Imana, kandi ikindi abamwishe bakaba bafunze kugeza amagingo angaya. Bivuze ngo rero iburanishwa ryabo tuzaba duhari kugira ngo tuzamenye icyo banzura, bamenye baba abagore bose bafitemo uruhare mu kwica uyu mugore mugenzi wabo cyangwa bitandukanyije nabo, harimo babiri baba barakoze icyaha abandi bakaba bari kubigenderamo. Reka nongere nkubwire ngo niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Imana ikobe hafi, Imana ikurinde, iguhereze ubuzima buzira umuze.